se amaturo se sintarya amaturo ndarya amabuye jiwe ndya amaturo kuva kwa mbere kugira kuwa gatandatu abana banje biga mu maturo umugore nashatse namushatse mu maturo impano yari amaturo ibyo ndaramo na amaturo iyi shati ni ituro iyi saha ni ituro ubwo se ndi umuntu ajya bango ndya amaturo ngo ntayo ndya ahubwo ni 0788 54 nirukana inyatsi na karande. Nubwo isengero bamwe na bamwe batari biyakira yuko zamaje gufungwa, ariko harimo n'abaturage bari batangiye kubona ko nubwo insengero ziri gukora, abapasiteri bose bamaje kubigira bizinesi. Abaturage bamwe na bati aho kugira ngo ngewe insengero zikore cyangwa se njye mu rusengero, nahitamo nkajya mu kabari cyangwa se ngiye nkifungurira akabari. Idini ririca, idini nicyo kintu kibi cya mbere. Bareka nkubwiza uko njyaho kugira ngo mfungure idini nafungura akabari. Ibi birarutanwa aho kugira ngo mfungure idini. Kuko umuntu w'inzoga byiba n'amafaranga aramushirana, yamushirana akagenda akaryama agatuza. Ariko idini rirakuyobya ku rwego uriraramo karindagira, idini rikakubuza umugabo. Ngewe umupasiteri yarambwiye ngo reka nkushakire umugabo, ko umugabo muri kumwe ngo ntabwo ari uwawe kandi murambanye mu twari turi kumwe. Aravuga ngo reka nkushakire umugabo, ko umugabo muri kumwe ngo ntabwo ari uwawe. Icyo si nacyo kikosa yarakoze, ahubwo bwije ntabwo atari ko burya ni njyewe. Njyewe nakundaga gusenga ndira ko ibintu ni ibya kera. Yego. Nkasenga ndira rimwe njya kuririra kugira ngo mpanagure amaso aza guhanagura amabere. Data ubwo se bibaho pasiteri uri muramuririra? Ndi kumuririra mbwa pasiteri gucya nahogoye ngo nziko imbere y'Imana, ndozi ko twabafataga nk'Imana. Araza aranyegera pasiteri numva yakaciye ati pasiteri nese mva mu mwuka wa mwuka mama muri ese uri aho simwemera buri ugera imbere y'umuntu w'umugabo ngo akubwira ngo haleluya. Ariko niba ari ikintu kibaho gikomeye ni ukuhohoterwa mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Kibi sabe uriya umuntu abana ngo nahohote ngo banyi akugira ngo umuntu aguhotere muri icyo kintu mu cyumba kibanga yaguhotera kwiba ibiryo. Ibyumba by'iki gihe birakaze, hari icyo bita narakuremeye. Perezida akimara kumva ibyo ngibyo nibwo yahise afunga isengero, ndetse kandi kugeza na n'ubu n'uyu mwaka wa 2026 twinjiyemo yongeye kuvuga yuko buri bapasiteri bose bagiye bagaragazwaho ibyo bimenyetso bose bashakishwe kuko bagomba gufungwa. Ni nuko dushoje ikiganiro, wibuke gukanda subscribe.